kuganira ku mumaro w'amasengesho y'ikindi gihe. Abantu mwaje gusenga, Imana ibaha umugisha. Amasengesho ni intwaro ikora aho izindi zananiwe. Amasengesho yinjira adatangiriwe cyangwa se adakumiwe. Amasengesho akora ibyananiranye. Amasengesho adushoboza gusuzugura ibimaze igihe bidusuzugura. Amasengesho atuma dukiranukiraho ibyaha biri. Umva icyiza cy'amasengesho. Amasengesho atuma tumenya ibizaba kandi bitari bya. Abantu ntabwo banyumvise di. Amasengesho atuma tumenya ibizaba kandi bitari bya. Niba hari ikintu gihangayikishije isi n'ejo, haba utunze haba udatunze, haba uwo bemera bagakomera amashyi haba utagira umukomera amashyi, niba hari ikintu gihangayikisha umuntu wese ugihumeka n'ejo. Ariko niba hari insinzi abasenga dufite, tumenye ejo kandi tutari twahagera. Mukomere Imana yacu amashyi. Muririmbyi se aherutse kuririmba ngo iki? Aherutse kuririmba ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga. Nashaka batavuze mu Cyongereza uzi gusenga. Ndafashirwa no kuri kw'Imana ngo ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa. Oya, amasengesho. Amasengesho atuma dutungura ibihe. Ntabwo ibihe bidutungura. Mureke mbabwira kandi, amasengesho niyo nzira yonyine igera aho Imana ituye. Ibizima byirirwa biraramya ariko ntabwo bireba Imana mu maso. Ariko amasengesho ngo aratumbagira akakomanga urugi akagera ku Mana Data. Niyo mpamvu ntawe usenga kina. Niyo ukandagiye usenga wirinda guhonyora. Gusenga nibwo buzima. Amasengesho ni umutungo wimukanwa. Amasengesho ni umutungo wimukanwa. Amasengesho mu bana abantu batakwemera. Amasengesho agatuma abantu bakwemera. Amasengesho uyasenga utarabyara, abantu bagwanga ubwo se ubundi azabyara. Wasenga ukabyara impanga. Amasengesho atuma twishima hejuru y'abanzi. Amasengesho atuma dukome. Hari aho ubutunzi budakora, hari aho igifaransa gikama, ariko wasenze turayisenga ikumva. Turayisenga ikumva. Turayisenga ikumva. Murekeraho. Uwitwa Hana aherutse gukoresha iyi ntwaro
muti byari byagenze gute? Yagiraga mukeba we witwaga Penina, kandi Penina birasobanura ngo ihwa. Ntabwo wari ubizi, birasobanura ariko rata irambwiye ngo hahirwa umuntu itoranye, yarangiza ikamwiyegereza. Mbonye amavuta adasanzwe. Imana irambwiye ngo iguhaye imbaraga ziruta izo wari ufite. Cresson pèse. Ko mbonye uri guhinga imishike. Imishike murayizi? Naringize ngo mvuze ikinyaruhengeri. Ubu ndi kugerageza kubwiriza mu Kinyakigali. Hajya turataha sangahe? Noneho ariko narimba kumbuye kandi ndabakunda. Noneho rata mbonye uri guhinga umushike. Mbona marayika gwereje kino gisuka, iwacu turacita ngo ni majagu. Kimeze nka guca. Noneho mbona arabiguhereje ari bitatu. Ugahinga n'inyuma naho ukahahinga. Imana irambwira ngo ubu nibwo yakora, ntabwo yigeze akora. Ubu nibwo yakora kuko ngiye kumukoresha ibiruti byo yigeze akora. Muraho noneho rata, muraho ariko muraho. Ana rero akagiririhwa, aravuga tumva rero irihwa kugira ngo nshobore kurinesha ritagaciro, hari intwaro yitwa gusenga. Haleluya. Ahita yambara udugweto tuvuga ngo abazi Imana yabo, akubitamwe agatambara akavuga ngo ntawe usenga kina. Aragenda ngo agere mu rusengero. Uru rusengero ngo ni rwa rundi Salomo yari yarubatse. Salomo yari umuhanga. Salomo ngo yari yarashizemo inkingi ibiri. Mvuze ikinyaruhengeri di? Nandi ko muvuga? Yari yarashizemo inkingi izi. Imwe ngo yitwaga Yakini, indi yitwaga Bowazi. Ana rero ageze mw'uru rusengero ngo ahita yegamira kuri Bowazi. Bowazi birasobanura ngo muri we harimo imbaraga. Yitegereza ngo Yakini yasengaga ngo yegamiye Bowazi, akareba Yakini. Yakini birasobanura ngo izabikora. Haleluya. Noneho ngo asenga bucece, ahura n'umutambyi witwaga Eri. Eri ngo yaratangiye guhuma, yari yarashaje. Uzi ko hari abasaza bakanakomeza bakanabwiriza barashaje. Azana n'ibitotsi byinshi n'iminsi mibi. Ati niko muko uzageza hehe isindwe ryawe? Anati kwa jina na Yesu. Urebye nk'umuntu kuko niko iminsi kubwiye, ariko ngewe negamiye kuri muri we harimo imbaraga. Nahanze amaso Yakini. Eri ngo ahita amubwira ngo genda, Imana ya Isiraheli iguha icyo wayisabye. Amasengesho atera Imana gukora no mu gihe kitari ico gukora. Uzi ko mutanyumvise di? Kankavuge mukandike. Amasengesho atera Imana gukora no mu gihe kitari ico gukora. Twasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka ibice 4:13. Havuze ngo iki? Haravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, haramureka mutega ikindi gihe. Uyu nindi ni Yesu. Byari byagenze gute? Inama mu ijuru yarateranye. Iyi Mana yari yobowe n'Imana Data. Icyari ku murongo w'ibyigwa kwari ugucungura umuntu. Ya mu bamarayika bareba igitabo bati n'amahwa arimo. Bamarayika bati reka da, nta waje gucungura umuntu. Ibizima biti kwambara urubindo nabyo birimo. Bizima biti bayi. Abakuru 24 bati no ku musaraba se birimo. Bakuru bati reka ngo Yohana yarari mwiyerekwa. Abonye habuze n'umwe. Yohana ararira ngo igihe ari kurira yumvijwe
muvuge ngo amen, muvuge ngo amen. Riramubwira ngo wirira Yohana we, intare dopiske topes yo mu muryango wa Yuda. Ye igihe acumbijwe ngo yabonye Yesu ateye intambwe imwe, atera iya kabiri, atera iya gatatu, ngo asingira igitabo cyari mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Haleluya! Ngo barakibumbuye, ryajwi ribwira Yohana ngo intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi aranesheje. Ako kanya Yesu atsindira isoko ryo kurengera abera. Abo turi kumwe mu mukomera amashi. Wamwongera amashi. Mwongera amashi yakoze ibyananiye ibizima, yakoze ibyananiye abakuru. Umva icyo nkundira uyu mugabo witwa Yesu, ngo hari ibintu bibiri by'ingenzi yasize. Icambere ngo yasize ubwiza, arabwiyambura. Yareba Damascene, tubwiza ntabwo buruta Damascene. Yareba Nyirapasika, tubwiza ntabwo buruta Nyirapasika. Ngo ubwiza arabwiyambura. Kabiri ngo yiyambura n'icubahiro. Niba hari ikintu gihenze n'icubahiro, ariko Yesu akubonye abona urusha agaciro icubahiro, ngo aremera aragisiga, abwira se ati nge ndagiye. Abwira se ngo ndagiye. Aramanuka yemera guca bugufi. Uyu mugabo ni umuhanga, uyu mugabo ni intwari, kubera ko yarazi ko aje gukora ibyananiye ibizima, kubera ko yarazi ko aje gukora ibyananiye abakuru, kubera ko yarazi ko aje gukora ibyananiye abamarayika. Aravuga ngo nta yindi ntwaro izatuma nshobora gukora. Haleluya, haleluya. Ibyananiye abamarayika, intwaro nziza yitwa gusenga. Hanyuma Yesu ajya mu butayu gusenga. Amasengesho atuma Haizen ugira imbaraga zo kunesherezaho abandi banesherejwe. Amasengesho atuma usuzugura ibimaze igihe bisuzugura aba. Amasengesho ni intwaro twifashisha tugasuzugura Satani. Ajya gusenga iminsi 40 n'amajoro 40, atarya atanywa. Bibiri ivuze iki? Arasonza. Nawe yarashonje. Muti kubera iki? Nyemerera unyumve. Yesu yari afite ubwene gihugu butatu. Yagiraga ubwo mu ijuru, akagira n'ubwo mu isi, ndetse n'ubw'ikuzimu. Muranyumvise? Kangasubiremo aka kantu murakagura. Nuvuga ngo Yesu, haleluya, raho neza, raho ewe imana igushigikire. Taizino tagloge taizine taus haiglome naize. Mbonye wari uhagaze ku kibuga cy'indege, umuyaga uraza ushaka kugupfuka amaso, nkabona wayobewe aho winjira, urwana n'umuyaga. Ariko ngiye kumva numva hejuru y'umuyaga hari ijwi rituje, riravuze ngo umuyaga si ikibazo, igikuru nicyo nge namuvuzeho. Ako kanya umuyaga wacecetse, ngiye kubona mbona umenya aho urinjira. Imana irambwira ngo hari ibyawe Satani aherutse kuburizamo, ariko Imana izanye ibiruta ibyo Satani yaburije. Muracafashwa?
Haleluya. So ecleo dontes. Narimba bwengo yagiraga ubwene gihugu butatu. Ubwo mu ijuru, ubwo mu isi ndetse n'ubw'ikuzimu. Noneho rero yarasonzaga nkatwe. Ubwo rero yabaga yambaye ubwo mu isi. Agasonza nkaba nyira Pasika, agasonza nkaba mushumba, ariko icyo yarushaga ba nyira Pasika yari afite ubwene gihugu bw'ijuru. Ubwisi bwagiraga intege nke agahita yirukira mu bwo mu ijuru. Muvuge ngo haleluya. Noneho arasonza ngo Satani amenya ko Yesu yashonje di. Uwo mwicaranye mumbwire ngo uzigiteye ubwoba Satani ari gutinya icuzabaco. Ariko ndashimira Imana ifata icyo tuzabaco ikacorosa Satani agakabakaba akakibura. Ndashimira Imana ifata icyo tuzabaco ikacorosa Satani agakabakaba akakibura. Tera haleluya. Satani ni umurwanyi ariko ntabwo ari umunesha. Ashoboye kurwana ariko kunesha gufitwe n'ivuga bikaba yategeka bigakomera. Tehasino pe Eliode Tyros hazi kurwana ariko ntabwo ari umunesha. Iyo twiringiye murusha amaboko ukwiye guha agaciro imbaraga z'iyo twiringiye. Muvuge ngo amen. Satani araza di. Araza hahura na Yesu hambwa turashonje. Satani ndubikubwiye. Satani ati ndi kubibona. Esa turi kureba kubibone ko niringi afite ibitaboneka. Satani atumva rero reka kwihagararaho. Fatira ibuye. Nibura umwana w'Imana. Urumva urujambo yabanjije. Kandi bahari ikintu Imana ikunda na Yesu ni icubahiro. Niyo umuntu ashatse kuciha Imana ubwayo irihagurukira izi kucishakira. Watubwirije neza iyi Imana iyo umuntu yihaye kuyisuzugura agashaka kwiyambika icubahiro ubwayo izi kucishakira. Nubwo abantu batakiha ishoboye kucishakira. Satani ati nibura umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduka umutsima. Yesu yitegereza Satani ariko Yesu mureke muvugeho. Arebye ibuye yibutsa abo yaje gucungura asanga dufite agaciro kuruta ibuye. Atekereje ku mutsima asanga umutsima warangira ariko itorero rizahoraho. Ndafashijwe we. Aravuga ngo umutsima ni umutsima ariko itorero rizahoraho. Batagira ababyeyi mbahereye umubyeyi, abatagira abagabo nzababaha. Ngo abone itorero niryo rifite agaciro kuruta umutsima. Abwira Satani ngo ceceka, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo. Taizompe mutunge hano ibiganza. Imana irambwiye ngo uzagira iherezo ryiza, izagucura nk'uko abakiranutsi bataha. Humura ntuzagarukira mu nzira. Imana iguha imbaraga zo kunesha ibyaha n'ibisa nabyo. Kandi umurimo nubwo ukorera hano umurimo urakomeje. Mbonye utwana tumeze nk'utumetisi. Wawe ijambo Mana
komera imana amashyi, komera imana amashyi, komera imana amashyi, komera imana amashyi. Dijari oya tera haleluya nta kibazo. Ongera uyitere nta kibazo. Aho Satani yavugiye ngo uzasebera, ni Imana ije kugusebezurira. Mbonye uri kunyagirwa n'imvura nyinshi, abantu bakwiteze barigwa ngo aranyura he, ngo ko yatose, ngo aranyura he. Ngiye kubona mbona marayika araje gufasha ukuboko akunyuza mu bantu, ntibamenya ko watambutse. Ugeze hakurya mbonye wambaye indi myambaro, batungurwa no kukubona mu buzima batari biteze. Imana icanganyikishije abanzi bawe, bagiye gutungurwa n'ubuzima batari biteze kuzabamo. Saa 3 zirageze. Saa 3 ntabwo zagera. Noneho rwa Satani ngo ntirwacika intege. Uzi ko runesha mu gitondo nimugoroba rukanagaruka. Niyo mpamvu ayikindi gihe akenewe. Ayikindi gihe arakenewe. Ayikindi gihe cyagihe wararwanyuranesha, nibyo koko wararwanyuranesha, ariko uracari mu isi. Hakeneye ayikindi gihe. Atunga umuntu ari muri koma, atunga umuntu bavuze ngo birarangiye, atunga umuntu bavuze ngo ibye bitejejwe cyamunara. Ayikindi gihe arakenewe. Umuntu wese uzakomera nuwibitse hayikindi gihe. Abavuga butumwa bazarama nabibitse hayikindi gihe. Ntabwo wahora uraranguza utari kurangura. Siko mutanyumvise. Ukwiye kuririmba ariko ukabikiza ikindi gihe zizagufasha kunesha ku munsi mubi, zizatuma ugira agaciro. Bari bazi ngo birarangiye. Topiske ayikindi giharake newe. Ntabwo waranguza utarangura, iduka ryahomba. Sopikre de cause. Ayikindi gihe n'umutungo wimukanwa. Ayikindi gihe atuma dukomerera mu itorero abandi bakarisohokamo. Ayikindi gihe atuma tubwiririza abandi bananiwe. Ayikindi gihe aturindira ubuhamya. Ayikindi gihe aturindira ubuhamya. Ayikindi gihe atuma igukorera ubukwe baravuze ngo ntabwo. Etayizome taglo. Munyemerere mwumva ubu buhanuzi. Mbonye marayika ari kwambika abantu inkweto zifite amenyo munsi. Nabonaga imbere yacu hari ubunyereri. Ubunyereri. Kandi nkabona hakurya haguye benshi. Kabona hari abagwanya Bibiliya, abagwanya sekopikres, amakitari, amapendo. Kabona bari mu mworera hasi. Hanyuma ubwo bunyereri mbonye marayika twambitse inkweto. Arambwira ngo ibiteza abagenzi byo birahari, ariko Imana ibahaye imbaraga zo kubinyuramo ntibigire ico bibatwara. Uve hano wafashe icemezo ubwira Imana ngo Mana, ayikindi gihe arakenewe. Ayikindi gihe, haleluya. Ayikindi gihe yarinze Daniyeli mu rwobo, bamugambaniye. Iyo usomye Bibiliya ivuze iki? Iravuga ngo bashatse ahantu na hamwe bamutegera barahabura.
baramubura ngo bamutegera ku mana ye. Daniyeli nawe ngo si ugusenga, akingura amadirisha ngo ku munsi akaja asenga gatatu ari guhunika ikindi gihe. Gira imyenda mikari kubika ikindi gihe. Hayi ikindi gihe atuma dutungira aho abandi batatunze. Hayi ikindi gihe atuma unywa amata baravuze ngo uzanywa ibivuzo. Hayi ikindi gihe ayigroze nasi atworosa turyamye. Mari Jose zigatambuka yaje gukatira mu kanwa, ayi ikindi gihe ati stop, uwo yasenze. Hayi ikindi gihe hatuma abana bacu biga. Warasenze urabyara, ukwiye gusenga n'ubyaye akabyara. Hagreso nene warasenze ugera aho ngaho ugeze, ukeneye kugera n'ahandi, nta kindi kizaha kugeza na ikindi gihe. Daniyeli bigeraho babwira umwami bati nturi kureba amadirisha. Umwami ati none bigende gute? Bati warasinye. Umwami ati mbikoreye ko nasinye. Ariko Daniyeli ndamukunda. Iyo usenga n'abanzi baragukunda. Iyo usenga urira mu biganza by'abanzi bawe. Iyo usenga urira mu biganza by'abagome. Do piske fa amasengesho ahindura uburozi. Do bene sanse vitamine. Amasengesho atuma uburozi buba vitamine. Barandoze nkwita umwana wanjye wa kane w'umukobwa, barandoga mu nda nkwita umwana habamo n'inyamaswa. Abaganga bakambwira bati ntabwo bishoboka, ukwiye kubagwa. Naje gusenga, abasenga haleluya. Imana ikambwira ngo uzabyara umwana w'umukobwa. Dogiteri wankurikiranye arambwira ati madam ntago bishoboka. Naje gusenga, Imana ikambwira ngo birashoboka. Dogiteri ati niba wanze ko tukubaga ku meza 7 ntukagaruke hano. Ngiye gusenga nagiraga amaboko y'umuhanuzi kazi. Abagiye mu mwuka ati sasu wa santi vraiment donc ndibaza. Shoka. Ati Imana irambwiye ngo uzabagwe ku meza 9. Nanje ntamina muganga yavuze 7. Aravuga tumva uko Imana ivuze. Iravuze ngo irashaka kwemeza uwo muganga ni nawe uzakubyaza. Kandi muganga ari yambwiye ngo nzashaka abandi. Igihe cyo kubyara kigeze amezi 9 ageze, pageze nsanga dogiteri atangiye konjera atashe. Duhuye ati madam yandi iracakuriho, ntinose uri kubona ntakifite. Ati ntabwo wapfuye, ndi nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ati nje nditahiye rero, ati ndareba barakubaga, ati nakazi kawe. Igateye intambwe numvishwe, abumbishijwe haleluya. Amen. Rirambwira ngo ntabwo agiye ndamugarura. Mu mwanya nagiye kubona mbona je ari kwiruka ati madam, ati ndabyibutse hano hari abaganga b'inzobere, reka nguhuze nabo nge nigendere bagusigarane. Imana irambwira ngo rata ninje umugaruye. Turagiye amaze kubwira abaganga b'inzobere, ababwira ikibazo mfite. Bavugana nawe mu Cyongereza, nanje nteze amatwi guca, ariko nta kantu na kamwe ndi kumva. Ariko ubu nsigaye ndumva Icyongereza nkanavugaho gake, kavuga nti I love you. Bamaze kuvugana nawe abarambye ati madam ibyo bavuze urabyumvise? Nti numvishe modoke. Ariko nawe uje urihagararaho. Ati rero ati baravuze ngo kuko ari nge wagukurikiranye kaba nzi ikibazo cyawe ninje ugiye kukubaga. Banjanye muri sale dope, baranzenguruka, arambwira ngo madam nta mwana urimo. Ndamubwira nti dogite Imana yavuganye nanjye. Batangiye kubaga kuko bari banteye ikinyacu igice cy'igihande kimwe. Arambwira ati madam ati ihangane nta mwana urimo. Ndi oya umwana arimo kandi ni umukobwa. Abarabaza ati oya mba nambwiye ndi umwana arimo. Atari muni abarabaza ati madam ati nguyu umwana ndi nagakobwa. Abakuyemo umwana, ya nyamaswa barayishaka barayibura.
namaze muri koma amasaha 7 inyamaswa bayishatse bayibuze muri koma naboneyemo ibintu byinshi nzagaruka kubabwira amasengesho y'ikindi gihe no muri koma muba muri kumwe marayika yashize igitonyanga mu kanwa arambwira ngo ayo wasenze hegoti tayigro akurengeye aho abaganga badashoboye nkangutse nasanze abaganga bari kurira muganga wankurikiranye ati mada rikarame ati maze kumenya ko uri umunyamasengesho ati rero inyamaswa yatunaniye namaze kumenya ko uri umunyamasengesho ngaho senga tuyibone ndamubwira nti dogite winsengesha narasenze ayikindi gihe akoraho tudashoboye gukora igihe utagishoboye gusenga ayikindi gihe azabikora ayikindi gihe mu mwanya barwanye n'iyo nyamaswa bayikuramo dogiteri arambwira ngo uhereye umunsi nanjye mbaye umurokore umwana wanjye ubu afite imyaka 8 ni nawo mukobwa mfite yitwa ingiriye neza teta Fiona uzukunda ari umuhanuzi n'umuhanuzi da yugeze mu rugara kureberaga yugeze mu rugara bwati wi nta kindi giteye ubwoba satani ari gutinya ico tuzabaco ayikindi gihe rero atuma ico tuzabaco kirindwa haleluya ayikindi gihe atuma ico tuzabaco kirindwa yewe mwanyemera tugasengara noneho rata kamvuge kuri Daniyeli noneho baramufasha baramushoreye ariko yasenze ayikindi agenda ari kuririmba ati kera bakwiringiraga ahita aririmba ati by'Imana ikora biradutangaza habwa ati ni kukiturizwa n'ibyago biriho ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandari byo mugiye gito barakorewe ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandari byo mugiye gito ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandari byo mugiye gito ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandari byo mugiye gito tuzabibihumbi turamye umukiza tuzamuririmbira twese urimanikira nukamuri byose kubuntu ni namutugira urimanikira nukamuri byose kubuntu ni namutugira kandi ngukweriya yajyanywe n'ingoga nanjye uko nikonza ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana agera mu rwobo ayikindi gihe haleluya marayika ngo yari yayamanukanye ayikindi gihe Imana irayabika Imana izi kubika konte y'Imana nta bisambo biyigeraho marayika ngo amanukana ayikindi gihe arangije yagesheje mu rwobo abwira interata nayo umukiranutsi yasenze tereziti yarasenze marayika tugwa mubujijwe kurya uwasenze abadasengejo baraza intare ziti turabyumvishe bose amina intare ya mbere iti uvatishe Monique ngewe ndahinduka matera amina iya kabiri iti 1 2 shingiye ko yasenze ndabakuvurori amina ya gatatu iti ndamupenda sana ndahinduka matera shingira mabuye Mana kandagireho kuko muru y'inzira uzuyisa
komeza fata ukuboko mu bihe byose bwo gushimwa nawe. Daniyeli bamusunitse ari kuririmba ngo kera bakwiringiraga, ahita aririmba ngo nge ndi umukristo. Ageze mu rwobo asanga intare imwe yabaye matera, abona iya kabiri ihise imworose. Ayikindi gihe imana irayabika, ayikindi gihe imana irayarinda. Iyakurokoye cagiye iravuze ngo nubundi izongera ikurokore. Iyakurindiye muri ya mpanuka senga ikindi gihe izongera ikurokore yindi. Yakurinze ugiye kubyara senga ikindi gihe nubundi uzongera ubyare. Mureke mbabwira akantu gakomeye buri wese akandike. Nta rwego umuntu ageraho ku buryo atakenera imana. Reka nkubwire, nta rwego umuntu ageraho ku buryo atakenera imana. Kugira ngo ugeraho imana ishaka senga y'ikindi gihe. Kugira ngo utungure abanzi bawe senga y'ikindi gihe. Daniyeli yageze mu rwobo, ego mana, intare ya mbere ati Daniyeli ati pereza ryamusinzireho ntabwo uri ibiryo byacu. Daniyeli ati nubundi yaravuze ngo izatanga ingabo nyinshi zifite twebwe tubeho, amena. Daniyeli ahita aririmba ngo kuko umwami imana azantabara, nico gituma ntamwara, nico gituma mu maso hanjye hakomera nk'urutare. Niba hari igihe Daniyeli yasinziye ni mu rwobo. Kubera iki? Yari yibitse hayi ikindi urwobo uzarugeramo, ariko ikindi gihe azakorosa. Bazaroga ariko ikindi gihe azabukurutsa cyane. Bazavuga ngo urugo nta ruriho, ariko ikindi gihe azarwubaka. Muvuge ngo amen. Amen. Daniyeli arara mu rwobo kare ngo umwami yari yaraye ku ijoro yabuze ibitotsi. Iyo wasenze ikindi gihe abami babura ibitotsi. Siko mutanyumvise di, babura ibitotsi. Ngo azinduka kare n'abagambane Daniyeli ati muze tuje kureba. Ngo bagere ku rwobo, ngo avuga ijwi ryiza aravuga ngo Daniyeli umugabo ukundwa, iyo wasenze ikindi gihe uhindurirwa amazina. Iyo wasenze ikindi gihe amazina mashya arizana. Iyo wasenze ikindi gihe ukomerera aho bari bazi kutazakomerera. Iyo wasenze ikindi gihe ubaho kandi ukongera ukabaho. Amen. Abasenze ikindi gihe na hirya y'ubu buzima tuzongera tubeho. Mukomere imana amashyi. Yaravuze ngo imana ukorera yabashe kugukiza amenyo y'intare. Daniyeli yitaba nifiyeri. Ngeze ahantu haryoshe, naringize ngo abantu bose bankurikiye, abantu bose turi kumwe mu iteraniro, dukiranuke tugere ku rwego imana idutangira ubuhamya. Muranyumvise? Dukiranuke tugere ku rwego imana yacu idutangira ubuhamya. Daniyeli yitaba nifiyeri aravuga ngo nabonetse mu maso y'Imana ntaca. Haleluya, haleluya. Kandi nawe ntacyo nagukore ngo umwami anezererwa Daniyeli. Iyo wasenze ikindi gihe aragenda akica imigambi, akica imigambi. Hagati ngwino Daniyeli asohokana indirimbo nshasha ivuga ngo ribanga kubakijijwe, aribanga kuri bo, nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Ahingutse babona ari muri iyi ritime, bati Daniyeli amanono ni mazima ati, amaboko ni mazima ati, nukubera imana
bati niko n'umusatsi ni muzima. Daniyeli ati uzi kurinda mana we mu bihe bibi mu rwobo rw'intare kandi bikomeye dijarihe shiramwe ingoma shiramwe ingoma mu bihe bibi by'umubabaro nta tantine nta shangazi nta mashuri nta mafaranga mukoma amashi umwami yabaje Daniyeli ati niko aba bakugambane bigende bite iyo wasenze ayikindi gihe ntabwo wisobanura ayikindi gihe aragusobanura. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Iyo wasenze ayikindi gihe ntabwo wisobanura ahubwo yaragusobanura. Umwami ati nshingiye kuri ibi bitangaza abakugambaniye abana n'abagore babo mbareka biri mu rwobo. Iyo wasenze ayikindi gihe urwobo bacukuye nibo barujyamo. Dusenga ikindi gihe. Amen. Ni intwaro itugeza ku ntsinzi. Muvuge ngo amen. Amen. Intare ngo zabacagaguriye mu kirere. Ubuzima bwose budasenga ntiburama. Ubuzima bwose budasenga ntiburama. Ubuzima burama n'ubwuzuye amasengesho. Indi kubyara umwana wa kabiri umuntu arambye ati niko mama bara ndikarama ati wongeye ndiki ati wongeye kubyara nti ati suzabagaburira Yesaya ati ni mu Baheburayo ni mu byakozwe n'intumwa. Ndangije kuko nari narasenza ikindi gihe mba mfunguye Bibiliya nsoma muri Yesaya ibice 48 umurongo wa 11 havuze ngo iki haravuze ngo kubwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye. Muvuge ngo amen. Ubuzima bwose busenga burarama. Uzakomezwa no gusenga. Uzagera aho batazi ko uzagera kubera gusenga. Uzasuzugura ibyaha kubera gusenga. Imana izirukana Delila kubera gusenga. Urugo rwawe ruzakomera. Uri kubona ruri kumanegeka ariko nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo nusenga rurakomera. 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 Twese twubakiwe no gusenga. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Ngewe ndi gukora ubukwe umuntu aranyitegereje abwiye Marene ngewe ngo ntabwo tumushingiye ahubwo turamushinguye. Reba umugore mwiza nkanje we. Oye nawe bireba kwezi ariko nari naribitse hayikindi gihe nari naribitse hayikindi gihe yabonaga nyira Pasika w'ico gihe ntabwo twabarenganya batuzi kuri housing Imana yahishe ico tuzabaco. Haleluya haleluya. Abavuze bababarire barebye housing ico uzabaca Imana yaragihishe. Muvuge ngo amen. Ewe abagambaniye Daniyeli intare ngo zabacagaguriye mu kirere kandi Daniyeli yarayemo. Uzakomezwa no gusenga. Uzubaka rukomere. Uzakomera mw'iri torero tuzajya mu ijuru kubera gusenga. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Noneho rata rwa Satani ntirwacika intege ngo ruramuzamura rumwereka ubutunzi bw'isi akanya gato. Ramubwira ruti nturi kureba ari ama etage. Yesu ati ndi kuyareba. Zira kadasiteri uri kuzireba. Yesu ati ndi kuzireba. Upfukamye ukandamye zose naziguha. Noneho umwami w'abami Yesu amenya ko Satani ntaco yigeze agabana. Ngiye kuvuga akantu karyoshe. Muzi impamvu Satani asenya ingo? Ntabwo yigeze agira urugo. None wagize ngo Satani hari uwamwise hani? Ntawe mwise hani.
wagize ngo hari uwamwise ngo shu ngo sheri. Reka da, iyo uvuze sheri biramubabaza kuko we ntiyagize amahirwe. Impamba twangira abana ntabwo yigeze abyara. Nose wagize ngo yigeze yitwa papa Byemveni. Ntabwo yizwe papa irabishoboye, ariko imana yacu ni umubyeyi, ni data wa twese. N'abatari babyariraje bahe kuba. Iyahaye Ana, iyahaye Sara, iraje bahe kuba. Yesu abwira Satani ati ceceka, ntabyo wagabanye ibikize. Uzapfa utagize sheri, nta uzakubwira ngo joteme. Yesu aramubwira ngo haranditswe ngo uzapfukamire imana anariyo ukorera. Satani ngo ntiyacika intege. Dufite indirimbo ivuga ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye tudafite umwami Yesu, ariko imana ishimwe ko yaduhaye Yesu. Satani ngo aramuzamura amujyana i Yerusalemu, hamubwira atumva ngo amutereka hejuru, avuga ati noneho usimbutse yategeka. Niko byanditse, haranditse ngo yategeka abamarayika bakakuramira. Yesu ati kandi umunyagwa ntabwo azicanzanye, ari kumenyera. Yesu ati reka mubwize ukuri, avuga ati ceceka Satani, ntukagerageze Uwiteka imana yawe. Twasomye ngo arangije ibyo amugerageresha byose aramureka mutega ikindi gihe. Niryari ni ku musaraba, cagiye ku musaraba. Ariko Yesu kubera ko yasenze, kwa Pilato yaratsinze, yanga kutwihakana, kwa Kayifa yanga kutwihakana, yanga kutwihakana mbere y'Abafarisayo, yanga kutwihakana, yambara urubindo, yanga kutwihakana, baramusuzugura, yanga kutwihakana. Gisambo kimwe kiramushinyagurira, yanga kutwihakana. Ubwo waba utinze kugaruka cyangwa se ugarutse vuba, ntituza kuvaho, oya tuzigumanira. Ntabwo tuza kuvaho, oya tuzigumanira. Haba muri ubu buzima no mu buri, abatabizi baravuga bakaruha, kuvaho tukajya hehe, bari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Igihe kiragera Yesu arataha. Nababwiye ko yari afite ubwene gihugu butatu, ahita akoresha ubw'ikuzimu. Muvuge ngo amen, muvuge ngo amen. Ayikindi gihe yayamanukanye ikuzimu, ahita afata Satani aramwereza, aramubwira ati mpereza imfunguzo. Aramuboha, amugira ate nubwo arwana bujya araboshe, yigutera ubwoba araboshe, arwana aboshe. Hari uwamunesheje, amwaka imfunguzo. Haleluya, haleluya. Akingurira abera. Uwo mwanya abera tubona insinzi. Mumukomera amashi, mumukomera amashi, mumwongera impundu. Iyo sura ufite nuko yanesheje.
kuba warize batabishaka nuko yanesheje. Wakuze uri imfubyi ariko urakura kubera ko yanesheje. Aho bagutegese ho bakuboneye kubera umwami w'abami yanesheje. Ibyo bakuvuzeho byataye agaciro, ibyagize agaciro nibyo yakuvuzeho we wanesheje. Haguruka dusenge. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aka gasura ni ukubera yanesheje. Uzagera kure kubera gusenga y'ikindi gihe. Uzasuzugura isi kubera gusenga y'ikindi gihe. Ndafashijwe n'ukuri, ndabakunda, nzagaruka. Ngo mwasengeye ngo abapasiteri ngo abaki, mugiye gusengera n'abandi. Mbonye abantu benshi, uru rusengero ruba ruto, hari korari igiye kumenyekana ubwayo nayo ibyara irindi torero. Mbonye hano handitse ngo gisubizo. Topiske like Mana irambwira ngo buri wese niba igisubizo cy'ibibazo yari afite. Mbega gisubizo Mana irambwiye ngo Elena Gross ihema ry'ibonaniro, Ela idarapo ryo gutsinda, inkingi abasenga begamiraho, Imana ibishize aha. Haleluya. Reka kwiheba, ahubwo senga y'ikindi gihe. Bwira Satani ngo maze kumenya ko nta bubasha ufite. Ayikindi gihe azatuma dusuzugura Satani. Tuzarinda ubuhamya. Mureke mvuga kakajambo buri wese akandike. Kurinda insinzi biruta gutsinda. Muranyumvise? Kurinda insinzi biruta gutsinda. Cyagihe wararwanya uranesha, ukwiye kurinda insinzi. Mureke tubwire Imana ngo dushoboze kurinda insinzi. Zamura amaboko yawe dusenge. Go on test. Long and go. Mana yo kwizerwa, Imana ishoboye byose, wowe uri hejuru ya byose. Turagushimiye ko waduhinduye ubwoko, watanze umwana wawe Yesu, asiga ubwiza, asiga icubahiro, aremera araza. Mana ishimwe, arababazwa, amara iminsi 40 mu gashamba ka Getsemane, naho yarasenze, yabize ibyuya ku musaraba, kugira ngo twitwe abangaba turibo. Warakoze. Twebwe abatari ubwoko, ako kanya tubwoko. Twebwe bari inyuma y'amasezerano, twigizwa hafi. High glory edazine topiski leno anglego pifo desiline on taigresone. Turagushimiye Yesu kuko wemeye gusiga ibwiza, ugasiga icubahiro, wemeye kwikorera umusaraba. Turakwibutse igorogota, turakwibutse mu gashamba, turakwibutse kwa Kayafa, turakwibutse kwa Herode, turakwibutse. Kubw'ibyo twese duciye bugufi. Aglomenance, tugusabye imbaraga. Cyage watuneshereje birangiye, n'ubundi ukomeze utuneshereze. Twararwanye
twarwanye turatsinda tuza mu nzu yawe, ariko ibiturwanya byari bigikomeje. Tugusabye imbaraga z'ikindi gihe. Turashaka guhamiriza abandi bananiwe, turashaka gususugura Satani, turashaka gukorera Imana Satani akiyahura. Twese dufashe icyemezo cyo gukorera Imana ishoboye, cyo gukorera Imana ishoboye. Waduhereye agaciro aho twari twamburiwe agaciro, wadukomereje aho twari ducitse intege, waduhaye gondtaye, waduhaye izina risha. Twese tugukomeye mu mashi, tugushimiye ko wakomeje kudufasha kunesha, n'ubundi ukomeze kudufasha kunesha. Dushoboze gusenga ikindi gihe kagondetaye, twe ntitwabyishoboza ariko weho urashoboye. Twakira imbaraga z'ikindi gihe, tugukomera mu mashi, tukuvugiriza impundu mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen.